Yabarutse kundana divorce por karaguki. ntabwo Ashaka kumuriki. Shaka kumuriki. nkuko nabatabwiye sibyo njye nawe turaziranye yuko ari njyewe sina Burundi ari nawe ntiwa Burundi so ako gafungo rero k'abo bakobwa mufitanye sibyo ugende mugumane ndanakwiyamye birangire ntuzongere no kumamagara kuva uyu munsi iyi tariki iyi segonda urishyire mu maboko yawe Baby ntabwo Fuck. ariko se umukobwa wanjye nkunda Fifi sha umuntu ni mugari pe wa mugani akaba wamuhanze umuntu ni ikimwishemo ariko ibi byose nzabimenya byanze bikunze sawa iki ko muri kwivugisha ariko shiri ese ni biki hicara ariko ese ko mbona uri kwitsa imiti mu kuntu bimeze bite nta kibazo n'ibyanjye mba nibereyemo ta sibyo byabuza bihoramo uzageza rya ese sha iyi si dutuye kare kimeze mbona ibintu byose se wabicukumbuye hari amadosiye yanjye nari ndimo ndeba mwese yongera nkayakurebera Icyo nyina biteze. ni byiza Meze neza. meze neza natwe Uvuye se ko wakoze class. haraye igihe gato hari ukuntu nagiyemo ni akomeze neza Shameze neza. I'm very feeling happy. urimo ko bara bishimishije Ni narese kugaragara nk'umuntu warwaye meze. nambaye magiripe yahishe nyine akomeze neza Meze neza. Wagiye kwa muganga? nakamuntu agiye kwa muganga iraza koroherwa nta kibazo Ngiye kuguha imiti nsanzwe Oya. nkoresha. oya ibyo tubyoye nta kibazo nakoze akomeze neza Shameze neza. Nagize achievement nabonye bourse. Ngiye kubasiga muri kaminuza yanyu nigendere. Gusa ndatekereza ko namwe muzasigara amahoro uko byagenda kose. James nyine ndabyishimiye ni byiza ariko nyine uzabusengera nyine uzakomeza ugira amasomo meza uzatsinde nyine uzagere kure Nyine urakoze cyane uri umwe mu nshuti zanjye z'ingenzi akenshi ujya ufata umwanya kandi ko wansengeye binifuriza umugisha binifuriza buri kimwe cyose gusa ndizera neza ko nubwo tuzaba tutari kumwe mu buzima busanzwe ariko tuzajya tuvugana igihe gahunda y'amasomo izaba irangiye. So ni byiza ko tubanza tukarebana za nshuti zanjye zindi tugahura tugaselebrate. Anyway ntabwo ari njye njyenyine wabonye iyo bourse. Birashoboka ko no muri iki kigo cyacu harimo n'abandi babonye bourse ariko ntabwo mbibuka neza ariko barimo bakeya babonye bourse. Hari abo bohereje kwiga muri kaminuza iri muri Hungary njye nzajya Texas ngira ngo hari undi bohereje kwiga Michigan abo nibo nibuka ni umukobwa umwe n'abatipi babiri ariko bambwiye ko harimo abandi batsinze bagize achievement. James nyine ndabishimiye mwese ariko buriya mu buzima kubaho inshuti yawe utayibona kandi ntabwo uzongera kumbonera umwanya nk'uko wawumboneraga turi muri classe cyangwa tuvuye muri classe
ariko nyine congratulations nyine tu. Oh, merci beaucoup Nina, umwanya nzabona ku bwawe, buri kimwe cyose kizagerageza kigende neza, nubwo nzaba ndi muri gahunda y'amasomo, ariko nzajya ngerageza nyine icyo bita social media, tuzajya duhura tuganire, yaba ariko cyangwa se video call, tuzajya tuganira nta kibazo. Nta kintu na kimwe kizahinduka muri gahunda zose, uburyo twagiranaga inama, uburyo twaganiraga. Uri umwe mu bantu b'ingenzi bangiraga inama mu buzima busanzwe, kandi uri umwe mu nshuti zanjye za hafi nizera nshobora kubwira buri kimwe cyose, sibyo? Ndabyishimiye cyane, ntabwo babyumva, ariko siko mbona ugize emotion utishimiye. Ubabaye se? Ndabyishimiye then uruhande rumwe, ariko urundi ruhande ntabwo mbyishimiye. Uzi kuba wowe nyine inshuti yawe, ubu se ko naguhamagara nkakubwira ati tubonane cyangwa bigende gutya na gutya, ubu ni ukujya tuvugana by phone birarangira. Don't worry, tuzajya tuvugana uko byagenda kose, umwanya nzagushakira. Nyuma y'amasomo ni wowe, umuryango n'izindi nshuti zanjye. So, wari narinjye haruguru nawe. Reka njye harya muri ya classe y'indiri, muri classe ya wa muticha umwe waturutse muri South Africa. Yes, harimo umwana wiga level 3 nshaka kwimurira mu ki naganira nayo gatoya. Hari ibintu nari namutumye, urumva hari ibintu ndimo gutegura nuko naragenda, ariko numva kwitegura mu mutwe location yaho nzajya, imyitwarire yaho. Urabizi kaminuza twigamo, ngiye kwihugura mu buryo ki character ngomba kwitwara, uburyo ngomba kugenda, uburyo bw'ururimi, ibiryo bakunda, byose ngomba kubyigaho kugira ngo nzagende. Nakubwira nyine njye ndahari ku bwawe, serivisi uzameneraho witegura kugenda, ngenda hari nta kibazo. Bera, umeze neza mwana wanjye? Umeze neza. Ibintu byashaje ugomba kubihambura. Sibyo? Umuntu ujya gusuka nabwo yaharyamye. Uduke tundi azi gusuka. Ibintu byose n'umushabizi. Ushaka gusuka iki? Amabarasta. Wow. Samugire ejo azaze kugusuka, sibyo? Ba bana se naba ngabo wabwiraga bazaza kudusura. Za nshuti zanjye ni twariganye, mu cyayi, mu taketi na Sonia. Wow, bishimiye kubamenya. Kuri mwe nshuti zazo umwana wanjye yajyaga ambwira. Kana abashuti banjye barankunda banyidaho. Mwese se muri abanyangeso nziza. None se mbere ko ndeba kubyo naguhanye n'ubundi bisa nkaho ufite ubyigira, si izo nshuti zanjye? Yego, baramfasha cyane. Ngo Sky yamfasha mu masomo, muri keti ntabwo nakora. Se urwaye inkorora, warasaraye kutakizamurikwe cyane ngo uvuge wari gumito wahennyejwe. Kivuga cyane numva urabona ndi ndashaje. Yego, ibyo nari kukubwira. Bose nyine baramfasha cyane. Yego. Okay. Yemwe bana ishimiye kubamenya nk'inshuti z'umwana wanjye, ariko njye ntabwo nagenda navuze. Ntabwo yari imyambarire y'umwana w'umukobwa. Pe. Nakubujije kwambara ubusa. Reba ukuntu umeze. Kumbi uburambaye. Ubwo ni gutyo umukobwa yambara. Koma. Ni hano bari gukomaza se? Ni karibu. Biriwe neza. Mabere mizete. Nsava. Nizuti mukoranye. Angwa mandagasi. Uragake? Wagwa. Uragake? Asemera go bizimane kari suringa z'imihanda. Imihanda n'ibikicarane mukuru. Muri umukobwa amashuri abumereye neza. Agenza ndabona. Ndavuga bambaye nabi none akamene nawe bisanzwe nago nakuriye muri. Ibi birasanzwe mu rugo rwanjye se? I'm sorry. Nako babarije. Amakuru yawe? Fresh.
nishikora nyine bera aba saka ko yavuye school bakamucenze mu school kuki utabimenyesheje ko ugomba kuhaza mbere yo kwiswa nanjye ndi gutambuka muri kayitsa hano se wanye niho batambuka kana rero ko wahindutse urunaga rugo n'impfakazi ugomba kubanza ukanteguza mbere y'uko uzi wanje yeko nari ndi umwana hano ariko wanje se narakubyaye uri umwana wabuvuka we ariko apana nje bera upanga ikintu ngo muhurira kuki ejo uzazunzaniye inda zitateganyijwe kakanya ka ngaho mbwira ndi kumwe n'abashyitsi nagira ngo mbwire iki kugenza hanyuma nganire n'abana banjye benshi kuri donye nize mu misuhuze nyine nanjye ndebe ukuntu asigaye ameze amahanga ndeka atamuhanze ntudusuje akubona ngo mbereka mu buketi mwana ko ariko basi mumanze bw'ini kintu kingize nicyo ndi kukubaza kugira ngo bive mu nzira tuganire bive mu nzira wazabira mubariza mwana yicaye hano numva icyo umubaza hari ikintu kikubwira arahanga oya icyo umubwira kimubwira numva niba ari icyo ukuri murangwa n'ukuri kimubwira mukana present inshuti ntabwo zikureba ujuje kureba bera mubwira icyo mubwira njyumva kanyina ndikunde cyangwa mbyange cyangwa se n'ubudashaka kuvuga abantu ko nari mukumbuye soka hanze urugo rw'umugore nago rugo rw'umugabo bera ntabwo nari si wamubonye se ntushobora kuvuga ikikugenza ngo usohoke nganire n'abana banjye papa niko naje gusuza umwana twakoranye ku gasemato bera mubaza icyo gushakira kikubwira agende mami wajyugabanya shaho ndabizi kuzi kuvuga iyo turi hano twenyine vuga cyane numva ngo iki wajya ureka amahame yaraciye hano ngatsuza niko yari yakubwiye ngo nakubwira ikimugenza rero si washaka waretse se nk'abadamu perezida no ku nshuti zanjye zimumarira iki bamenyane ngo hera hariya izina ni inshuti zanjye bihangane mama nubwo yavuze nabi ariko ngiye mvuga nabi mukanya uraza uvuga ko ndi namubi iyo mbonye nshaje rero narakubyaye naraguhaye be narakonkeje naraguhetse uhita ubona ko ndi mu witwa nde Sonia witwa nde Keti we shaka ariko muvuye mu Bushinwa nawe si byarangiye ako mabere kanyungu bwisu reka tubwizanye mbere yabaye mwiza wawe amabera nawe arasigaye ubaga tugerageza sibyo reka rero nkugisha ukuntu bagenda urumva umaze kubyimba urumva wabaye umuntu w'umugabo ku buryo uze kumusaba umugeni ako mabera ko wakuranye na Mary kuba nacaho ngasuza bera nk'umwana twakuranye turaturanye ndabizi na mama wawe n'inshuti yanjye nta kibazo ariko imyitwarire ufite muri karitsiye ndakubona iyo ubona ngenda gusa ndagureba ariko niba ngaho igicuku mubyara kinga igipangu ukakirenga ugasimbuka gwa mu rugo ntabwo iyo mico iba iwanjye mbese ko umuntu abagiye kurya show ega ngo uvuze umuntu abagiye kurya show barya show ni wowe soko n'ibiryo ino myaka ntabwo warayinyuzemo ntabwo biri oya ntabwo nigeze nyura mu myaka nk'iyo urimo wasabera gapize nanganye nawe ariko sinagize imico nk'iyawe singira imico mibi wamuciye nabwo arakansubiza mu wanjye ibi ni ibiki wambaye se sibenda ari igiye gusubiza ibyo ko ari imitako abakobwa bakabaye bambara wowe uyambara uri umusore gute tako se ari abakobwa gusa umuntu w'umugabo ufite ubwanwa ngaho ikikugenza cyumvikanye si mwamumenye atanyera kanamera mani ishobora byose ntunkoresha amakosa sohoka hariya uzangendera ikindi gihe naguheka rimwe akamubera oya genda musezere iyo mico yawe se iska canga sohoka cyangwa umbwire mpaguruke atangenda genda se genda ejo zo kureba ndavuze ngo hanze ni wowe nsuzuguza abangaba mu mabera ntabwo kibaho sibyo ariko simubwira nawe mumbabarire nyine sibyo ntabwo nkunda kurakara ariko si nk'ubu baguteye inda sibyo mama wawe ubu muruhije yarigwa mu byo kurya yararambitse inda hasi kugira ngo ubashe kwiga nk'umuhombeje ejo hazaza hawe haba hari he genda ndanagukubita ushyira mu nzu warankagukubita injira jemusi makurikisha makuru ni meza kuri wenyine muri iyi nzu ushani karibu mama wawe yagiye mu kazi mushiki wawe ari ku ishuri umeze neza
urugendo se shaka rwagenze rute? Bagenze neza nta kibazo, ishuri ni amahoro, Ah. turaje muri vakansi. Ashaka ubwo umuntu utabyibushyira kandi numva ngo hirya iriya Tuba tugenda dukora agasiporo gake, ko mbona hano hantu se ariko bikamwicare ndananiwe. iyo baga yikuremo shyira aho ngaho baba turubika Kambe ndi hano yicare. none se haje musi Kame, amakuru ki se yiryongesha? makuru ni meza nta kibazo. Sha wabaye nge Karadisi narumvishe ngo hirya iriya hari ubushyuhe buteye ubwoba. Ubushuhe buri muri Canada. Uri muri Canada, ahandi ho nta kibazo gihari. Kubera ko usubizi muri Hongria nta kibazo kiba gihari. Gusa ni ibintu biba biri aho, ariko haba izuba ryinshi cyane, haba izuba ryinshi. Sha umuntu abahangayitse nyine tuvuga tuti none erega kumva ngo barapfa. Ubushyuhe ngo buratwika abantu neza bagacya bagapfa ngo bakabashyingura. Hari ibibazo, hari igihe kigera cyo mu menshi ubushuhe aba ari ikibazo, hari n'igihe kigera cyaneshi nabwo ubukonje bukaba ikibazo. Urumva ntabwo ari kimwe no muri Afurika. Muri Afurika ni ahantu heza cyane, none uzi tugeze nko muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda, iyo mageze mba numva ntekanye ku bwa buri kimwe cyose. Ariko buriya kera bajyaga bavanga Imana yirwa handi igataha i Rwanda. Shagiye mbona ari byo. Uzi ko hirya iriya i Burayi izuba rije rirabatwika bagapfa, neje yaza bagakonja bamwe bagapfa. Umugabane wa Afurika Imana yawahaye umugisha. Yawahaye umugisha. Icyatwimye ni amafaranga. Baraba bafite amadolari babaye nuko nayo bapfa bakayasiga. Ariko ubundi Afurika ni umugabane mwiza nuko duki. Afurika ni umugabane mwiza. None se tati tugira hano se ko hajagaraye. Nabonye imwe arateye irangi, ariko hano hantu harajagaraye. Erega urabona iyo mushiki wawe atarahangaha ngo hakora isuku, mama wawe yagiye mu kazi, nanjye mba nagiye nuko nari nzi ko uyu munsi uri buze, nanjye ntabwo mba ndahangaha. Rwose niyo mpamvu ubu ngubu nimugoroba bamaze kugera ahangaha haraba hameze neza. Ubuse ajya mu kazi biriya bintu biri hariya niko biba bimeze ahangaha. Sinumva se ngo hirya iri iwanyu murabyikorera, ariko turabyikorera. Njye nta mbaraga mafite ndisa. Ntabwo bajya bagutesha umutwe se? Mama wawe niwe wananiye. Duhora dushwana buri munsi. Byagenze bite se? Duhora dushwana, ariko icyo dupfa ntabwo yumva. Urabizi ko nta mugabo n'umwe utagira amategeko mu rugo rwe. Ntabwo ati mugore nta kirazira ntukarenze saa mbiri utaragera mu rugo. Ariko umunsi umwe araza ngo abakiriya babaye benshi, ukabona ageze hano saa 4:30, hari n'ubwo saa 5 zigera. Ntabwo bishoboka. Agasanga twamaze kurya twanaryamye, akumva mwarimo arakomanga. Nta kibazo mundekere nzamuganiriza. Cyokora ubwuje. Mama wawe na mushiki wawe uzicara ubaganiriza, sibyo? Buriya ubwo mbabwira bakandusha amajwi, bakiherera bakajya inama, nababwira ntibumve. Kandi nukuri pe kuri iyi myaka yanjye muzambabarire ntazarwara bya birwara njya numva ngo niba ari bya stroke, niba ari ibiki byica abantu. Don't worry that nzagufasha. Nge hari surprise ngufitiye. Nabonye buruse yo kujya kwiga muri kaminuza imwe iherereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Texas. Ni pasi nafashe kuva muri Hongria, ariko hari n'abandi banyeshuri twajyanye. Hari n'abazasigara bazajya kwiga muri Germany. Urumva nyine hari abana b'Abanyarwanda benshi bitewe na discipline n'uburyo kwize neza. Baduhaye pasi yo kuva kuri kaminuza twigagaho tujya ahandi bitewe n'ubumenyi twari dufite, discipline na science yacu. Urabizi twavuye n'ubundi mu Rwanda dufite buruse, ariko twabonye pasi yo kujya ku yandi makaminuza ari hejuru yayo twigagamo muri Amerika. Yego. Ariko ngiye hari ibintu nibaza. Umaze imyaka 2 iyo ngiye uri. Yego. None gusa muri Amerika uzamara y'imyaka ingahe? Urumva ubundi twagomba kwiga imyaka 3, urumva n'umwaka umwe wa nyuma kugira ngo turangirize kubona imyaka. Ntureba ko umaze kuzana n'imvi mu bwanwa sha. Imaze gusaza. Zahita ndongora ndi hafi kukwereka umukazana.
utazakundana n'abo bagore b'abanyamahanga. oya urumva twagiye turi benshi, hari abanyeshuri benshi twigana kandi bavuye mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Abanyamahanga bagira imico yihariye, bazaza rwose ugasanga oya wihangayika bizagenda neza. Gusa reka ngende ndebe mwana wanjye rwose nduhuke uzambera umwana mwiza. Ntuzamere nk'abandi numva bagenda bakagira ngo nkaba mbona banywa ibiyobyabwenge n'ibiki. Uzakorera igihugu cyawe mwana wanjye, urumva usaba intangarugero kugira bazaya bavuga shango mwene runaka n'umugabo, sibyo? Okay, mu byanjyanye nabyo birimo ni surprise, hari byinshi ngushiye uzakubwira. Uzampesha ishema, ruhesha igihugu kandi nawe ubwawe. Uriya umuntu niwe wihesha agaciro. Winyigisha gukunda igihugu, nzagikunda kandi usibye no gukunda igihugu. Ngaho genda hariya mu kigo mugira ibyo woge uryame uruhuke, nanjye mbone uko nakigira mu kazi, sibyo? Sawa sha. Ariko urebe naho ngaho mu kabati harimo ibyo kurya bari basize batunganyije. Nananiwe ntabwo ndi buhite mbikora kano kanya. Sawa ngaho wiyeranje ntabwo uri umwana numva ngo hirya iyo ngiye iwanyu murabyitunganyiriza.